Yesu aravuga ngo ninde unkorera none. Icyo ni ikibazo ubazwa, ni ikibazo tubazwa. Abakozi barakenewe, ibisarurwa ni byinshi, umurimo ni mugari, ariko haracyari ikibazo kivuga ngo ninde unkorera none. Hari abakoze mu gihe gishize, hari abakoze mu myaka ishize, yewe no muri aka kanya hari abarimo gukora, ariko haracyari ikibazo kibaza ngo ninde unkorera none. Abantu bari mu kaga, Yesu aragutabaza. Ntukagire ubwo uvuga uti ntacyo nakora rwose. Ishimire gukoreshwa, hitamo umurimo we maze usubize bwangu uti ndi hano mwami ntuma. Aho Yesu igihe yari ari mu isi ari ku murimo we, ndetse n'igihe yatoraga intumwa, igihe yatoraga abigishwa, ngo abantu benshi baramukurikiye, agenda nabo baramukurikira, ngo arangije arahindukira arababwira ngo umuntu wese uzaho ndi ntiyange se na nyina, ntiyange umugore we, ntiyange abana be n'ubugingo bwe, ntiyange bashiki be, ntiyange bene se, ngo uwo nguwo ntashobora kuba umwigishwa wa Yesu. Ngo kandi umuntu utikorera umusaraba we ngo akurikiye Yesu, uwo nguwo ngo ntabwo ashobora kuba umwigishwa wa Yesu. Nagira ngo nkubwire rero ibintu bibera muri iyi nzira. Nubwo Yesu yavuze ngo kwanga, ntabwo yari ashatse kuvuga kwanga rwa rwango abantu bangana, ahubwo yari ashatse gufata ibintu byaba biguye ku buzima bwe, gufata icyemezo gikakaye, ukagira ibintu reka atari uko ubyanze, ukarenga urwo rwego, urenga urwego rw'umuryango, ukarenga urwego rw'ababyeyi, urenga urwego rw'umugore niba wubatse, urenga urwego rw'abana niba uri umubyeyi, urenga urwego rw'abashiki n'abakuru n'abavandimwe bawe, urenga bya bindi wakundaga, nicyo bakoresheje ngo kubyanga, ndetse bya bindi bikubera umutwaro, bya bindi bikubera umusaraba, bya bindi ukora ukavuga uti uku ni ukubaho cyangwa se ni ugupfa. Umuntu udafata icyo cyemezo kimugoye, kimusaba guhara amagara ye kugira ngo abashe gukurikira Yesu, ngo ntabwo ashobora kuba umwigishwa wa Yesu. Uyu munsi rero muri iyi saha y'agaciro nkubwiye ubutumwa, wakiriye irarika wakiriye irarika. Ese uhisemo iki? Ese ufashe icyemezo ki? Ufashe icyemezo cyo gukurikira Yesu? Ufashe icyemezo cyo kujya mu murimo we? Ufashe icyemezo cyo kujyana na Yesu gutabara abantu bari mu kaga? Cyangwa uhisemo kwikomereza gahunda zawe, uhisemo kumutera umugongo no gukomeza kubona abantu babaho batishimye, abantu bakenera ubutabazi ntubashe kubatabara kandi uhari? Wibuke yuko Mose yemeye akajya gutabara bene wabo, amakuru avuga ko bavuye muri Egiputa bakajya mu gihugu cy'iwabo. Uyu munsi nawe wemeye Yesu mugakorana, wemeye akagutuma, aba bantu bari mu kaga babona ubutabazi, aba bantu bari mu buretwa bugiye butandukanye babukurwamo bagashyirwa mu gihugu kigari cy'amata n'ubuki. Yesu araguhamagara ngo ninde unkorera none, kisarura rigeze, ninde uri busarure. Tekereza umenye, ikiganiro kuri Mizipa Oreli TV mutegurirwa kandi mukagezwaho na Jean de Dieu Ntezikimwe. Amahoro y'Imana n'imigisha itanga nibibane namwe mwese aho muri hose ku isi. Muri isaha y'agaciro reka mfate umwanya mbanze nshima Imana yo iyo tugejejemo tukiri bazima, nubwo hari ibibazo byinshi hirya no hino mu bantu bagiye batandukanye, ariko uko biri kose umugambi w'Imana ntabwo yoba ku buzima bw'umuntu. Turacyariho rero, uyu ni umugisha udasanzwe kuba twisanze muri iyi saha y'agaciro, kandi bigishoboka yuko twakumva ubutumwa Imana yatugeneye uyu munsi. Turakomeje rero amasomo yacu nk'uko bisanzwe.
uyu munsi mfite mesaje cyangwa se mfite ubutumwa bw'umwihariko. Ndifuza yuko ubu butumwa bwaba ubwawe. Mbere yo kugira ngo ubu butumwa mbutambutse, ndagira ngo ngusabe kugira ngo ukanguke, ufate umwanya uhagije kandi utegurire amatwi yawe kumva ahari ubutumwa ni wowe bwaba bugenewe. Umutwe w'amagambo cyangwa se umutwe w'icyigisho uravuga ngo ninde unkorera none? Ninde unkorera none? Mbere yo kugira ngo dukomeze, reka mbanze nsenge. Data, mu izina rya Yesu, muri iyi saha y'agaciro nongeye kwisanga ndi imbere y'abantu bangana gutya. Ubu butumwa wampaye hari umuntu bugenewe, ariko muri aka kanya mu bantu bandi imbere ntabwo nzi uwo ari we. Reka rero aka gahe tugiye kumarana, buri muntu wese ubutumwa bwumve nk'ubwe bwamugenewe, kandi afata icyemezo cyo kugukurikirana no kugukorera uyu munsi. Reka rero umugisha wageneye abagukunda, abo ushaka gushyira ku murimo, abo ushaka kohereza mu murimo, uyu munsi bawakire. Data, urakoze. Mpindura itiyo y'amazi meza kugira ngo umuntu wese uri buze kumva ijwi ryanjye aze kumva umugisha wamugeneye, aze kumva ari wowe uvugana nawe, kugira ngo uyu munsi rimubere itangiriro ry'ubuzima bushya mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aravuga ngo ninde unkorera none? Icyo ni ikibazo ubazwa, ni ikibazo tubazwa. Abakozi barakenewe, ibisarurwa ni byinshi, umurimo ni mugari, ariko haracyari ikibazo kivuga ngo ninde unkorera none? Hari abakoze mu gihe gishize, hari abakoze mu myaka ishize, yewe no muri aka kanya hari abarimo gukora, ariko haracyari ikibazo kibaza ngo ninde unkorera none? Reka mfate umwanya mbanze ndirimbe indirimbo iraha, wowe undi imbere niba uyizi unyemerere tuyiririmbane, kubera yuko niho hakubiyemo ubutumwa bwawe bw'uyu munsi. Indirimbo iravuga ngo Yesu arahamagara ati ninde unkorera none? Ni indirimbo y'163 yanditse mu gitabo cyitiriwe itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Abadivantisite ni ukuvuga ngo abategereje kugaruka kwa Yesu, abategereje Yesu. Nawe rero tutitaye ku idini iryo ari ryo ryose, waba utegereje Yesu. Indirimbo rero iravuga ngo Yesu arahamagara ati ninde unkorera none? Isarura rirageze, ninde uri busarure? Umva uko aguhamagara kandi azagororera buri wese usubiza ati ndi hano mwami ntuma. Nutabasha kujya kure ngo wambuke n'inzuzi, wambuke n'inyanja, nino hari abapagani n'abiswa abapagani muri iyi ndirimbo, wagarurira Yesu. Nutabasha gushyanuka ngo wigishe nka Pawulo, wakogeza iby'urukundo rw'umukiza wabambwe. Wabura kuba umurinzi ku nkike z'i Siyoni, wabura kuba umurinzi ku nkike z'i Siyoni, wafashisha amasengesho no gutura amaturo, ukayobora n'abandi mu nzira ijya mu ijuru, nk'uko Aroni yakomeje amaboko ya Mose. Abantu bari mu kaga, Yesu aragutabaza. Ntukagire ubwo uvuga uti ntacyo nakora rwose. Ishimire gukoreshwa, hitamo umurimo we, maze usubize bwangu uti ndi hano mwami ntuma. Muri iyi ndirimbo tugiye kuririmba mbanje kuyisoma kugira ngo wumve irarika, wumve impamvu yo gukenera abakozi. Kugira ngo nujya no gukora ugende uzi neza aho ushobora kuba wahagarara,
aho ushobora kuba wakorera. Reka tuyiririmbe tuyumva neza nk'umuhamagaro wacu uyu munsi. Yesu arahamagara ati nindunkorera none, isarura rirageze ninduri busarure, umva ukwa guhamagara kandi azagororera, umusubiza wese ati ndi hano mwami ntuma, nutabasha kujya kure ngo wambuke n'inyanja, nino harabapagani wagarurira Yesu, nutabasha gushyanuka ngo wigishe nka Pawulo, wakogeza iby'urukundo rw'umukiza wabambwe, wabura kuba umurinzi ku nkike z'i Siyoni, wafashisha amasengesho no gutura amaturo, ukayobora n'abandi mu nzira ijya mu ijuru, nk'uko Aroni yakomeje amaboko ya Mose, abantu bari mu kaga Yesu aragutabaza, ntukagire ubwo uvuga uti ntacyo nakora rwose, ishimire gukoreshwa, hitamo umurimo we, maze usubize bwangu uti ndi hano mwami ntuma, ishimire gukoreshwa, hitamo umurimo we, maze usubize bwangu uti ndi hano mwami ntuma. Haleluya. Ino ndirimbo ikubiyemo irarikwa ryose, harimo aho ushobora kuba wakora, harimo n'impamvu yo guhamagara cyangwa se kurarika abakozi. Abantu bari mu kaga, Yesu aragutabaza, kandi ngo ntukagire ubwo uvuga ngo nta kintu nakora, ahubwo ikintu cyiza ni uko wakishimira gukoreshwa noneho ubu nonaha
ukavuga ngo ndi hano mwami, bari jyewe utuma. Ndagira ngo mbere yo kugira ngo dukomeze amasomo yacu, mbanze ngire amagambo nsoma hano muri Bibiliya. Bibiliya abantu benshi ntabwo bayifata nk'ijambo ry'Imana, abantu benshi bayifata nk'igitabo gisanzwe. Ariko uko cyaba kimeze kose, harimo inzira iganisha ku buzima bw'amahoro, irimo amagambo cyangwa se irimo inzira iganisha ku buzima bw'ubutungane. Nubwo utayisoma cyangwa se ngo uyige nk'umuntu utekereza ko yazajya mu ijuru, ariko byibura yatuma ubasha kubaho muri ubu buzima ufite amahoro kandi ubanye neza n'abandi. Ndagira ngo rero dusome noneho muri Luka igice cya 14 umurongo ni uwa 25. Ahangaha ni ijambo cyangwa se ni ubutumwa buhabwa umuntu witeguye kujya mu kazi, umuntu witeguye gukurikira Yesu, umuntu witeguye gukorera Yesu, umuntu witeguye kujya mu nzira ya Yesu. Hari amakuru y'ibanze abanza guhabwa. Uyu mwanya rero muri isaha y'agaciro ndi imbere yanyu kugira ngo mbahe amakuru. Ndagira ngo mbahe amakuru y'iyi nzira, ndagira ngo mbahe amakuru makeya kuri aka kazi. Iri ni itangazo ry'akazi kandi iri ni itangazo ryo kubaho. Uri imbere yanjye rero, nanjye ndi imbere yawe. Muri aka kanya birashoboka yuko waba ari wowe utoranijwe kugira ngo werekezwe mu kazi cyangwa se mu murimo w'Imana uyu munsi, kubera yuko Yesu avuga ngo ninde unkorera none. Hari abakoze mu gihe cyashize, n'ubu hari abari mu murimo, ariko haracyakenewe n'ubundi undi muntu. Haracyakenewe undi muntu ugiye gukora ibintu bidasanzwe. Yesu arashaka gukorana nawe, Yesu arashaka gukorana n'umuntu ibintu bidasanzwe, kubera yuko abantu bari mu kaga, kandi arashaka umuntu bajyana, arashaka umuntu bajyana gutabara abo bantu bari mu kaga. Birashoboka yuko rero uyu munsi washaka urwitwazo ndetse ukaba unumva hari ikintu utashobora gukora, ariko Yesu aravuga ngo ushobora kutabasha kwigisha nk'uko abandi bigisha. Birashoboka yuko utabasha kujya kure ngo wambuke n'inyanja. Munyihanganire, ubuzima nuko nguko bumeze. Birashoboka yuko ngo wabura no kuba umurinzi ku nkike, kuba umurinzi ku nkike ugacungira abandi umutekano, ngo ariko ushobora no gupfuka mu gasengera abantu cyangwa se ugatanga ubundi bufasha. Birashoboka yuko wagaburira abashonje, birashoboka yuko wakambika abambuye ubusa, birashoboka yuko wasura abarwayi, birashoboka ndetse biranashoboka ko wakogeza iby'urukundo rw'uwabambwe. Ntabwo wabura icyo ukorera Imana muri uyu murimo. Ikintu kimwe gikenewe gusa ngo ni ukwishimira gukoreshwa, noneho ngo ugahitamo umurimo we, ukavuga ngo noneho ndi hano, bari jyewe utuma. Ahangaha rero bavuga uburyo gukurikira Yesu biruhije. Aka kazi kugakora karagoye, iyi nzira kuyinyuramo iragoye, ariko ntiyakugora utayirimo, kubera yuko biragusa hari icyo bigusaba. Icyo bigusaba rero, wowe witeguye kugenda, wowe wumvishe irirarika, wowe wumva ufite ubushake, wowe wumva imbaraga z'Imana zagusuye, wowe wumva ku mutima wawe harimo gukomangwa, ndagira ngo nguhe aya makuru. Burya gukurikira Yesu ntabwo ari ibintu by'imikino, ni ibintu bigoye ariko birashoboka. Yantumye rero ngo nze nkubwire, wowe uri imbere yanjye yantumye ngo ninze nkubwire ngo abantu benshi bajyanaga nawe, arahindukira arababwira ati umuntu uza ahondi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye.
reka iri jambo ndisubiremo. Abantu benshi bajyanaga nawe, arahindukira arababwira ati, umuntu wese uzahondi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se n'abashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Hari irindi jambo nanone riri mu Kuva ibice 3 umurongo wa 7, haravuga ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisirayeli. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi. Nuko dore gutaka kw'Abayisirayeli kwangezeho, kandi nabonye agahata Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bwa Isirayeli. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara kwegera Farawo ngo nkure Abayisirayeli muri Egiputa? Iramusubiza iti, nukuri nzabana nawe, ibi bizakubera ikimenyetso yuko ari jye ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Ibizakubera ikimenyetso cy'uko ari jye ugutumye, nuko uzakura ubwoko muri Egiputa mugasengera kuri uyu musozi twahuriyeho, ariko nzabana nawe. Reka nsome n'irindi somo rimwe riri muri Yesaya 41 umurongo wa 10, haravuga ngo, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Aya magambo muyakomeze. Isomo rya mbere twasomye riri muri Luka ibice 12 umurongo 25 kugera kuri 27, iryo murifate. Irya kabiri ni Kuva ibice 3 umurongo wa 7 kugeza kuri 12, naryo muryandike. Irya gatatu ni Yesaya 41 umurongo wa 10, naryo muryandike, kuko niryo rikubiyemo ubutumwa bwanyu bw'uyu munsi. Nyuma yuko turirimbye iriya ndirimbo kandi tukumva ko buri muntu wese ahamagarirwa kujya mu murimo w'Imana, Yesu cyangwa se Imana ishaka uyikorera uyu munsi, ndagira ngo noneho twongere twinjire tumenye ngo ese iyo umuntu ashaka gukorera Imana, iyo umuntu akurikiye Yesu bigenda gute? Nagira ngo nkubwire nkoresheje Luka ibice 14, aho Yesu igihe yari ari mu isi ari ku murimo we, ndetse n'igihe yatoraga intumwa, igihe yatoraga abigishwa, ngo abantu benshi baramukurikiye, agenda nabo baramukurikira, ngo arangije arahindukira arababwira ngo, umuntu wese uzahondi ntiyange se na nyina, ntiyange umugore we, ntiyange abana be n'ubugingo bwe, ntiyange bashiki be, ntiyange bene se, ngo uwo nguwo ntashobora kuba umwigishwa wa Yesu. Ngo kandi umuntu utikorera umusaraba we ngo akurikiye Yesu, uwo nguwo ngo ntabwo ashobora kuba umwigishwa wa Yesu. Nagira ngo nkubwire rero ibintu bibera muri iyi nzira. Nubwo Yesu yavuze ngo kwanga, ntabwo yari ashatse kuvuga kwanga rwa rwango abantu bangana, ahubwo yari ashatse gufata ibintu byaba biguye ku buzima bwe, gufata icyemezo
gikakaye, ukagira ibintu ureka atari uko ubyanze, ukarenga urwo rwego, urenga urwego rw'umuryango, ukarenga urwego rw'ababyeyi, urenga urwego rw'umugore niba wubatse, urenga urwego rw'abana niba uri umubyeyi, urenga urwego rw'abashiki n'abakuru n'abavandimwe bawe, urenga bya bindi wakundaga, nicyo bakoresheje ngo kubyanga, ndetse bya bindi bikubera umutwaro, bya bindi bikubera umusaraba, bya bindi ukora ukavuga uti uku ni ukubaho cyangwa se ni ugupfa. Umuntu udafata icyo cyemezo kimugoye, kimusaba guhara amagara ye kugira ngo abashe gukurikira Yesu, ngo ntabwo ashobora kuba umwigishwa wa Yesu. Uyu munsi rero ubu butumwa bukugezeho, biragusaba gufata icyemezo utagendeye ku marangamutima y'umugore n'umugabo, utagendeye ku marangamutima y'ububyeyi n'abana, utagendeye ku marangamutima y'abashiki bawe n'abakuru bawe, utagendeye ku marangamutima y'umusozi utuyeho na bene wanyu bose. Yesu aravuga ngo umuntu utanga n'ubugingo bwe, umuntu udahara bya bindi yakundaga, umuntu udahara icyubahiro kubw'icyubahiro cy'Imana, umuntu utareka akazi ke, umuntu utareka ibyo akunda, umuntu utareka ibi byamuryoheraga kugira ngo abashe gufata impano y'Imana, kugira ngo abashe kwinjira mu murimo w'Imana, abashe kubaho ubuzima Imana ishaka, abashe gukora iby'Imana ishaka, abashe kujya aho Imana ishaka, abashe kubaho mu mugambi w'Imana, ngo ntashobora kuba umwigishwa wa Yesu. Ahari rero bizagusaba gusiga byose, bizagusaba gusiga byose, bizagusaba kureka byose, bizagusaba kutita ku buzima bwawe kubw'ubundi buzima bwa Yesu, kubera yuko Yesu ni umwami w'amahoro. Ntabwo wabasha kubona amahoro utabashije kwakira uwo mwami w'amahoro, kandi kumwakira biragusaba gufata icyemezo gikomeye, biragusaba kugira ibyo uhitamo, biragusaba kugira amahitamo akomeye. Uyu munsi rero bisohoye mu matwi yawe, Yesu arashaka umukorera, Yesu arashaka umuntu ufata icyemezo kuri urwo rwego, Yesu arashaka umuntu wikorera umusaraba we kugira ngo abashe kumukurikira. Yesu arashaka umuntu wivaho utita ku buzima bwe kugira ngo abashe kubaho ku bwa Yesu. Ahari yaba ari wowe uyu munsi, aya makuru ndayaguhaye, biragusaba gufata icyemezo gikomeye. Ahari washaka urwitwazo, ushobora gushaka urwitwazo uti wenda sinize, ushobora gushaka urwitwazo uti wenda uyu murimo urasaba abantu bafite amafaranga menshi, ushobora gushaka urwitwazo, hari urwitwazo washaka, ariko urimo urabwirwa ngo ntushake urwitwazo kubera yuko nzabana nawe. Ibyo nibyo twasomye mu isomo rya kabiri ryo Kuva ibice 3 umurongo wa 7 kugeza kuri 12, aho Imana yasanze Mose ku musozi aho yararagiye ihene n'intama, arabwirwa ngo ubwoko bwanjye bwa Isirayeli, nimvuga Isirayeli ntugira ngo ni Isirayeli ngiyi irimo kuvugwa, ndimo ndavuga wowe, ubwoko bwanjye bwatatse ndabwumva aho narindi mu ijuru. None rero ikintu kimanuye ni ukugira ngo mbashe kubakura ahangaha barimo gukoresherezwa uburetwa. Iri jambo ko ryanditswe bakoresheje Empire Egyptien, bakoresheje ubwami bw'abami bwariho muri icyo gihe muri Egiputa na Isirayeli. Ariko uyu munsi nawe hari ibintu bigutwaje igitugu, nawe hari ubundi bwami urimo, hari ubwami bukuyoboye mu mitekerereze yawe, mu marangamutima yawe, uyoborwa n'urwango, uyoborwa n'ibikomere, uyoborwa n'inzika. Hari ibintu byinshi byakoroneje ubuzima bwawe bituma utabaho wishimye, bituma uhorana intambara, bituma uhorana amakimbirane, nawe byaguteje ibibazo mu buryo bugiye butandukanye. Iyo nzira rero n'ubwo buzima urimo, Imana yabyumvishe, irashaka umuntu ituma kugira ngo ibashe gukiza abantu bameze gutyo. Rero ngo Abayisirayeli baratatse, Imana ijya gushaka Mose kugira ngo ibashe kumutuma. Yari irimo gushaka umuntu ngo ninde ndibuze gutuma kuri Farawo ngo arekure ubu bwoko bujye mu kindi gihugu cyiza Kigali, aho batazongera gukoreshwa uburetwa. Imana ngo isanga Mose. Ahari uyu munsi ni wowe Mose,
ntabwo nzi ahantu uri n'uburyo urimo kubyumva, ariko ndi imbere yanyu kugira ngo iri jwi risohore mu matwi yawe, noneho nurangiza ufata icyemezo. Mose arabwirwa ngo batatse nabumvishe, kandi kinzanye ni ukugira ngo mbashe gukiza aba bantu mbakure no muri ubu buretwa mbajyane mu kindi gihugu cyabo. Imana imubwira n'iki gihugu imiterere yacyo, imubwira abagituye abari bo Abaheti, Abaferezi, yari amahanga agera muri 7 n'Abanyakanayani. Igihugu irakimubwira neza, iki gihugu ni igihugu cy'amata n'ubuki, ntabwo bazicwa n'inzara, ntabwo bazababara, ntabwo baziheba, kubera yuko icyo gihugu ni icyabo, kizabaryohera. Ariko nkeneye umuntu uri bujye kwa Farawo akajya kubwira Farawo akabarekura. Mose arangije aravuga, ashaka urwitwazo, aravuga ngo ngiwe ndi muntu ki wahangara kujya kureba Farawo nkamubwira ngo narekure Abayisirayeli n'imirimo barimo kumukorera ahangaha. Imana iramubwira ngo ntutinye, ntushaka urwitwazo, nzabana nawe. Ikizakubera ikimenyetso cy'uko ari njye ugutumye nuko uzakura aba bantu muri Egiputa, mukaza kuri uyu musozi turimo kuvuganiraho, mukabasha gusenga Imana. Irongera iramubwira iti, kandi ntugire ubwoba, Farawo kuko ni umutware ukomeye, Farawo ni umwami ukomeye, birashoboka yuko wakumva utazi uko uzajyayo, wagira ubwoba, ariko reka nkubwire iki kintu, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Ibyo uzanyuramo byose nzajya ngutabara, kandi nzajya ngukomeza, nzajya nkuramiza n'ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Haleluya. Ahari washaka urwitwazo cyangwa se ukumva ufite ubwoba, ibyatugutera ubwoba byo ni byinshi cyane, ko bisaba nyine gufata icyemezo gikomeye. Ariko Uwiteka arakubwiye ngo ntutinye, kubera yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ntukihebe kubera yuko Uwiteka ari uzajya akuramira. None uhisemo iki muri isaha y'agaciro? Irarika cyangwa se hamagarwa rikugezeho, uhisemo iki uyu munsi? Uhisemo iki muri uyu mwanya? Uhisemo iki muri uyu mwanya? Ndagira ngo nkubwire imiterere y'akazi, nagira ngo nkubwire imiterere y'umurimo ugiye gukorwa, ibisarurwa ibyo ari byo. Niba witeguye gukoreshwa, ukaba uhisemo umurimo w'Imana, nagira ngo nkubwire noneho imiterere y'ibisarurwa cyangwa se akazi ugiye gukora uko kameze. Ino ndirimbo ya 433 mu ndirimbo z'agakiza, iki gitabo ngira ngo murakizi abenshi. Indirimbo ya 433 ikubiyemo ibimenyetso by'ibisarurwa cyangwa se akazi ugiye gukora, imiterere yako. Wibuke ko Mose yabwiwe ngo agiye kubwira Farawo arekure Abayisirayeli. Hari abantu bari mu buretwa rero, hari abantu Imana yahaye umugisha, hari abantu Imana yagiriye neza, ariko barimo barakoreshwa uburetwa. Hakenewe rero wajya kubavuganira akabakura muri ubwo buretwa, noneho bakabaho ubuzima bw'amata n'ubuki. Uyu munsi rero nagutumweho, ese ufashe ikihe cyemezo? Dore rero hari abantu basubiye inyuma, ngo yemwe abasubira iyo muva ikuzimu kwa Nyamutezi, mukareka umusaraba ko muneshejwe. Hari abantu bari baratangiye iyi nzira, hari abantu bari barakurikiye Yesu, hari abantu bari baragiye mu murimo, ariko noneho ngo basubiye inyuma, basubira iyo bari baravuye, noneho ngo barekuye umusaraba, bavuye mu murimo, uyu munsi baraneshejwe. Hakenewe uyu muntu rero ujya kugarura aba bantu basubiye inyuma, aba basubira inyuma. Ngo mbese Yesu ubwo azagaruka aje kwima ingoma ye, tuzamurebesha amaso asate afite ibyaha? Icyo ni ikibazo ugomba kugenda ubabaza. Hakenewe umuntu ujya kugarura abasubiye inyuma. Ngo ubwo utihanira gukizwa,
ukaturira abantu gusa ngo bakumenye ko ukijijwe, ubundi urushywa n'iki? Hari abantu batihanira kureka, baturira abantu gusa kugira ngo bigaragare yuko bakijijwe. Ariko se abo bantu barushywa n'iki? Abo bantu baruhira ubusa, abo bantu baturira bagenzi babo gusa, ntibakizwe ngo bamaramaze, bigaragare yuko barushywa n'ubusa. Hakenewe umuntu ujya kubigisha, hakenewe umuntu ujya kubereka inzira, noneho bagakizwa bya nyabyo, bikareka kugaragarira abantu, bakarenga kwaturira abantu gusa, ahubwo bagatwikururwa bakakira agakiza, noneho nabo bakajya mu murimo w'Imana barakijijwe. Abantu ba gatatu cyangwa se ibisarurwa bya gatatu, ngo ubwo uri umuntu w'umwigisha wigisha abandi by'Uwiteka ariko ntubageze ku musaraba, ubundi ubigisha iki? Hari abantu babigisha nk'uko ndimo kwigisha uku nguku, bigisha abandi iby'Uwiteka ariko ntabwo babageza ku musaraba. ngo ese baba bigisha iki? Uyu munsi rero hakenewe umuntu utumwa kuri aba bantu bigisha, ariko bigisha abandi ntibageze ku musaraba, bakaba banengwa, bakaba babona mwigisha iki, bafite umugayo. Uyu munsi rero Imana iri kuguhamagara ngo ninde ndibuze gutuma kuri aba bantu babigisha, bigisha abandi by'Uwiteka ariko ntibabageze ku musaraba. Uwiteka aragukeneye kugira ngo akohereze kuri abo bantu. Abandi bantu ba kane cyangwa se ibisarurwa bya kane, ngo ubwo uri umunyangeso nziza ushyitsa byose by'itorero, ntusohore ku musaraba, ubundi ubwo wizeye iki? Hari abantu b'abanyangeso nziza rwose ngo bashyitsa byose by'itorero. Itorero baribona ari abantu bakijijwe, ari abantu b'inyangamugayo, ariko ntabwo baragera ku musaraba. Baranengwa yuko ibyo bakora bagashimwa n'itorero, Imana itabashima kuko ishima bageze ku musaraba. Iraguhamagara rero uyu munsi kugira ngo igutume kuri abo banyangeso nziza bashyitsa byose by'itorero ariko bataragera ku musaraba, kugira ngo nabo bagezwe ku musaraba. Ngo ubwo uri umunyabwenge bwinshi, byose uzi kubigenzura, kuyobewe iby'umusaraba bikuvuye iki? Hari abantu b'abanyabwenge bwinshi bazi kugenzura ibintu byose, ariko bakaba bayobewe iby'umusaraba, ubundi ngo ibyo bibavuye iki? Imana iraguhamagara rero ngo igutume kuri abo banyabwenge babasha kugenzura byose ariko bakaba batazi iby'umusaraba, kugira ngo ujye kubamenyesha iby'umusaraba. Haleluya. Abandi bantu ba gatandatu Imana igutumaho bari mu buretwa twise ubwa Farawo, kugira ngo ujye kubabohora. Ngo ubwo uri umunyesoni nyinshi, utinya kwihana ngo ukizwe, wibwira ko ari ubuguhemuka, ubundi uzageza hehe? Hari abandi bantu bafite isoni, batinya kwihana, bakibwira yuko ngo ari uguhemuka. Bazageza ryari? Ukeneye rero gusanga abo bantu bafite isoni nyinshi, batinya kwihana kugira ngo bakizwe. Niyo mpamvu muri isaha y'agaciro Imana yakuntumyeho ngo nkubwire ngo ninde unkorera none. Ntushaka urwitwazo kuko nzabana nawe, kandi ntugire ubwoba kubera yuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkukize kandi nkurokore. Wibuka yuko umuntu utikorera umusaraba we ngo ankurikire adashobora kuba umwigishwa wanjye. Ahangaha rero hari ikindi ushobora kugenda ubabwira. Ushobora gutekereza uti saba abantu nzababwira iki? Dore inama yo kubaha. Ngo iki cyambu cy'amaraso ya Yesu wirohemo wamutindiwe, he kugira agace gasigara katuhagiwe. Ni ukubereka iriba, ni ukubereka icyuzi, ni ukubereka aho biyuhagirira mu maraso ya Yesu, bakuhagirwa bakidumburamo, ngo kugira ngo hatagira agace kabo na gatoya gasigara katuhagiwe. Iyo niyo message, ubwo nibwo butumwa ugomba kugenda ubashyiriye. Ngira ngo wamaze kumva
imiterere y'akazi, wamaze kumva ibisarurwa uko biteye, wamaze kumenya nuko ugomba kugenda n'inama ugomba kubaha cyangwa se uburyo ugomba gukorana nabo kugira ngo ubashe kubakiza. Nagira ngo nkubwire rero, igihe uzaba uri muri aka kazi, igihe uzaba uri muri iyi nzira, ibyo uzahura nabyo, abantu bazakwanga kandi bazakwamagana, umuryango wawe uzakwitotombera kandi uzagambanirwa, uzirukanwa mu nsengero, abazagutumira mu nsengero nutigisha ibihwanye n'ibyo bashaka bazakwaka mikoro, uzakena, ndetse hari n'aho uzagambanirwa kugira ngo wicwe. Wibuke neza yuko umugaragu ataruta shebuja, Yesu nawe baramugambaniye. Ibyo nibyo uzahura nabyo, uzakena, uzangwa, ntabwo uzabona ibyo ushaka, uzanafungwa, uzanakubitwa, hari ibintu byinshi muri iyi nzira. Rero mu kazi nyine harimo ibintu byinshi. Ahangaha ugiye gukorera, ahangaha ugiye gushaka aba bantu, iyi nzira iragoye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo utikorera umusaraba ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Hari ikintu kimwe ugomba kuzirikana mu mutima wawe, uyu ni Yesu ugutoranije, uyu ni Yesu ugutoranije. Kandi uhumure, uko byagenda kose yanesheje isi. Ibyo uzanyuramo byose Yesu yanesheje isi. Ni Yesu ugutoranije, ntabwo ari abantu. Uyu munsi rero muri iyi saha y'agaciro nkubwiye ubutumwa, wakiriye irarika wakiriye irarika. Ese uhisemo iki? Ese ufashe icyemezo ki? Ufashe icyemezo cyo gukurikira Yesu? Ufashe icyemezo cyo kujya mu murimo we? Ufashe icyemezo cyo kujyana na Yesu gutabara abantu bari mu kaga? Cyangwa uhisemo kwikomereza gahunda zawe, uhisemo kumutera umugongo no gukomeza kubona abantu babaho batishimye, abantu bakenera ubutabazi ntubashe kubatabara kandi uhari? Wibuke yuko Mose yemeye akajya gutabara bene wabo, amakuru avuga ko bavuye muri Egiputa bakajya mu gihugu cy'iwabo. Uyu munsi nawe wemeye Yesu mugakorana, wemeye akagutuma, aba bantu bari mu kaga babona ubutabazi, aba bantu bari mu buretwa bugiye butandukanye babukurwamo bagashyirwa mu gihugu kigari cy'amata n'ubuki. Yesu araguhamagara ngo ninde unkorera none, kisarura rigeze, ninde uri busarure? Data, umuntu wantumyeho nguyu ndamuzanye imbere yawe ngo yuhagirwe kandi amurikirwe n'ubwiza bwawe. Namubwiye ibyo wamuntumyeho byose, ko ukeneye abakozi bo gusarura mu murima wawe. Mubwira imiterere y'ibisarurwa n'ibyo azahura nabyo byose mu murimo wawe. Yemeye guhamagara kwawe, afashe icyemezo cyo kwinjira mu muhamagaro. Mukore ku maso arebe, mukore ku matwi yumve neza, mukore ku munwa avuga ibyo ushaka. Bohora amaguru ye agende, bohora amaboko ye akora umurimo wawe. Mumare ubwoba, mwuzuze urukundo no kukwizera. Ibimenyetso bimwemeza ko ari kumwe nawe bimuherekeze. Abamubonye Data, bingane nuko ari we babonye. Abamubonye bingane nuko ari we babonye. Mu izina rya Yesu niko musengeye. Amen. Amen.